Mutse neza mwa banyarwanda mwe, amahano asigaye ari mu Rwanda rwacu sinzi niba mu bindi bihugu byose abaho. Uyu mugore yitwa Gloire Cecile atuye mu mujyi wa Kigali, arashinja nyina kuryamana n'umugabo we bashakanye, aho nyina yimukiye mu rugo rwe akaza kuba mu rugo rwe, kandi nyina yari yifashije, nyina ari mu kigero kimwe nk'umugabo we. Kuyavuga twe nk'abana batoya tukiri urubyiruko tuba tubona ibi bintu ari amahano. Ese ingo z'iki gihe urugero rwiza bari guhereza urubyiruko ni izihe, cyangwa ibyo bari gukora ni ibihe ko ari amahano mu yandi? Nagira ngo tuze twinjire mu kiganiro cyacu cy'uyu munsi. Ntabwo bishimishije cyane habe na gatoya, ndabizi yuko mwari mumumbiye, nanjye ntabwo nari meze neza, ariko naje inkuru yambabaje cyane, yanteye kugira ikintu cyo gutekereza cyane. Ni gute umuntu wakubyaye wagusunitse amezi 9 ari we muntu uza kugusenyera, nkaho yakwifurije ibyiza, nkaho yakwifurije guhaha cyangwa ukabana n'umugabo wawe amahoro, ahubwo niwe wagusenyeye, niwe wamusenyeye. Ni agahinda, umubyeyi arumiwe, afite agahinda kenshi cyane mu mutima ndetse aranababaye, amarira ni yose ku maso, arakeneye abantu bamuba hafi ndetse cyane. Twabonaga ku mbuga nkoranyambaga zose zigiye zitandukanye, twabanje kubibona kuri TV10, kuri TV1, I know. Turakomeza ejo inkuru niho yasakaye mu banyarwanda bose, aho uyu mugore bamusohoye mu nzu bakamusohorana n'ibintu bye byose. Umugabo yamwimye abana yabyaye, aramubwira ngo uzajya uza kubasura gusa. Ese ubutabera ntabwo bujya burengera ikiremwa muntu? Uyu mugore uri kubona yuko yavuganaga agahinda gakabije, afite umubabaro mwinshi ukabije, kwamburwa uburenganzira ku bana wabyaye, kwamburwa uburenganzira ku bana wabyaye, kuko igisa ababyeyi murabizi, ariko njyewe sinzi. Abantu benshi muri komante nagiye mbibona cyane ngo hari igihe wubaha umugabo ugakabya, ngo hari igihe umwubaha ugakabya, ngo bariya mwubaha abagabo nibo barangiza bakabasuzugura. Ese kuko nibyo mwebwe babyeyi mwashatse mukiri bakuru, cyangwa ingo zanyu zimeze neza? Mba nzi yuko mu muco nyarwanda kubaha umugabo ari ibintu byiza, ntumusuzugure kuko niwo mutware w'urugo. Ariko iyo bigeze kwamburwa uburenganzira ku bana bawe wibyariye, njye ntago nabyumva. Ni gute umuntu yanyuma uburenganzira bwanjye ku bana, ubuyobozi nabwo buburebera abana banjye bose naba narabyaye cyangwa narabatwise amezi 9? Igise ababyeyi barabizi ukuntu ngo kibabaza, sindajya kugise ngo numve, ariko ni gute umuntu yamburwa uburenganzira bwe ku bana? Uyu mumama afite ikintu bita agahinda, mwa bantu mwe, afite ikintu bita agahinda, aho mama we wamubyaye ari nawe wenyine aza kubana ku mukwe we, kandi ngo inzu ifite ibyumba 2 birebana. Niba inshingano z'urugo barazikoraga nk'abantu bashakanye ntabwo tubizi, yirinze gutangaza ibintu byinshi, ariko afite agahinda, afite agahinda kenshi mu mutima, afite umubabaro mwinshi mu mutima, akeneye abantu bamuba hafi cyane. Njye rwose nababaye, ndavuga ni Mutesi Skovia ndagukeneye kuri iyi nkuru kugira ngo uze uyiteho. Buriya uriya mubyeyi aravuga, ndetse rwose ikiganiro cyanarebwe aho yagikoreye ku itangazamakuru kuri channel ya hano ikomeye, ikiganiro cyanarebwe, ariko twizera yuko uyu mama ari bwaze kubona ubutabera kuri side zose. Yenda ashobora kuba bamwita umunyamafuti, ariko nta mubyeyi waba warabyaye akagira agahinda ko kwimwa uburenganzira. Tuzi yuko umugore atajya asohoka mu rugo bitewe n'inshingano z'abana aba afite, turabizi cyane. Umugabo niwe usohoka, ngo nta mugore ujya usohoka. Ibyo nabyumvanye abakuru banduta, sinzi niba ariko bimeze, ariko ahantu hose waba uri umumama wagiye ku gise, uzi igise uburyo kibabaza, wakwimwa uburenganzira bwawe ku bana wabyaye cyangwa? Ariko n'ubuyobozi nabwo buriya hari ikintu, yenda kuba byageze mu itangazamakuru, hari ikintu leta yacu ize gukora, kuko buriya hari abantu bakora ibintu mu rwihishwa cyangwa ntibabigaragaze cyane. Ariko uyu mama uburyo yageze mu itangazamakuru akwiye gusobanura ibintu byose uko byagenze. Niba yaratsinzwe n'urubanza, ibyo nabyo bikagaragara, ariko ku mubyeyi wamwibyariye abaturage barabivuga nabo bababaye, ibyo bintu ntabwo babizi, n'ubwa mbere babibonye. Ku mubyeyi wamwibyariye akaza kuba mu rugo rwe n'umugabo we, ngo umubyeyi we angana nk'umugabo we, kuko urumva umukobwa ngo afite niba yarashatse afite muri 20, umugabo ngo yamurushaga imyaka hafi 20. Urumva yuko rero harimo distance ndende, harimo difference
kw'iyo myaka y'umukobwa ndetse n'umugabo we. Umugabo angana nka nyirabukwe ubyara umukobwa. Birababaje cyane kuba ari nawe wenyine yabyaye ari umukobwa umwe, ari umwana umwe, akaba afite agahinda kangana uku nguku, akaba afite umubabaro mwinshi cyane umeze uku nguku. Turizera yuko ubu RIB cyangwa leta yacu y'u Rwanda yabashije kuba yabona iki kibazo cy'uyu mumama. Biteye agahinda muri sosiyete nyarwanda ndetse n'umubabaro mwinshi cyane kuri uyu mwana w'umukobwa cyane ukiri mutoya utaragira imyaka yo gukura. Ariko uko numvise ikiganiro bisa nkaho rwose uyu mumama ari we mama w'umukobwa yarengereye, ntiyite ku inshingano ze nk'umubyeyi cyangwa ngo yite ku inshingano ze nk'umubyeyi washyingiye cyangwa wifuriza iterambere ry'umwana we, ahubwo ntabwo yagakwiye kumusenyera aza ngo mu nzu babane. Bamaranye imyaka 3 ukunda kuri ikiganiro, bamarana imyaka 3 n'amezi 8, ni imyaka myinshi cyane, ngo ariko atasuhuza umwana we yibyariye. Ni gute umubyeyi yanga umwana we yibyariye? Bibaho ibyo bintu, mba numva ntazi. Nagiriwe amahirwe ndetse n'abantu bose nabo baba bagira amahirwe yo kubyarwa n'ababyeyi beza bakabakunda. Umubyeyi akakunambaho, waba warakosheje cyangwa utarakosheje, umubyeyi akamenya yuko uri umwana we, akwiye kwitaho, akwiye gufata nk'umwana we yabyaye, yonkeje amabere ye, yonkeje amashereka yateruye ku bibero. Uzi ishema ry'umubyeyi. Ariko uyu mwana w'umukobwa yarahungabanye, afite agahinda kenshi gakabije mu mutima we. Birasaba yuko hagira abantu bamuba hafi. Nta muvandimwe yagira uwo atura ibibazo, nta muvandimwe yagira uwo yegera ngo abwire ibibazo bye. Ariko isi niko iteye, turi mu isi y'ibigeragezo, turi mu isi y'amarira menshi cyane n'agahinda. Ariko byose icyambere ni ugusenga, kwegera Yesu akakuruhura, kwegera Imana ikakuruhura, ukayereka amarira n'agahinda ufite ku mutima wawe, ukayereka ibibazo byose ufite ku mutima wawe. Imana niyo ya mbere iruhura. Ntabwo watakira umwana w'umuntu ngo azakunde, arakumva akakumvira ubusa. Umugabo wishakiye cyangwa umugabo mubana aguta ureba cyangwa akakomunganisha ubibona. Sinite ku bagabo cyane, n'abagore nabo hari igihe babikora. Ariko ikintu cya mbere aho ukwiye kumenya ni ukwegera Yesu akakuruhura umutwaro ufite, umutwaro uremereye ufite igihe cyose, akagutura ibyo bibazo byose uba ufite. Ndabifuriza mwe mutarashaka kuzashaka ingo nziza, ndabifuriza mwe mutarashaka kuzabona abagabo beza cyangwa abagore beza. Cyambere ni ugusenga, cyambere ni ukwizera Imana ya mbere, kuko nibyo itanga byose. Nta kintu na kimwe itaba ifite mu biganza byayo, byose iba ibifite. So mureke ndekere aho ngaho, mbashimira, mbifuriza umugisha w'Imana ahantu hose muri mu mpande zose z'isi. Ndabakunda cyane.